kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi turi tariki 23 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka n'ibihumbi 2023. Nge rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Magarambe Theodore, naho nge ni Patrick Maisha Theo. Wiriwe neza n'amakuru imeza cyane. Maze iminsi ndi kumwe na Ndayambaje, ngiye ngo usuhuze. Ndayambaje wese kandi nitwa Ndayambaje France. Yambonyerarira arambobera ngo kundi kiganiro ngo cya Bingo. Ayiwe nawe namukunze cyane, mudusuhurize. Imana muhumugisha aherereye. Nanze kuvuga aherereye kubera impamvu nyine za urazizi zo muri Gararake. Nibyo ariko reka mushimire. Nta nubwo ari na ngombwa burya cyane. Ya reka tutabatindiye rero Theo, reka dutangira amakuru yacu. Ikiganiro ni ikiganiro kireba ibihugu by'ibiyaga bigari, nubwo benshi wenda batekereza ko ari muri Kongo gusa, ariko tunareba burya no hirya no hino kugira ngo turebe ingaruka z'intambara ibera muri Kongo. Ese igira ingaruka ku bihe bihugu, igira ingaruka ku yahe moko ntitwatinya kubivuga, ese igira ingaruka ki muri ibice dutuyemo. Muri make icyo dukora ahari ikibyimba kibyimbye cyane cyuzuyemo amashyira menshi, niyo dukunze gutikura umwotso. Niyo dukunze gutikura umwotso. Abenshi bakavuga ngo turahana, ariko nawe witekereje ahari ibintu nk'ibyo, hari ibibazo, niyo dutinda. Na burya mu rugo ushobora kuba ufite abana benshi ariko urwaye niwe witabwaho kurusha abandi. Niyo mpamvu uko byagenda kose ngira ngo rero Theo, uyu munsi reka tugaruke wenda kuri update. Uyu munsi abantu benshi bakomeje kugenda bamamagara ngo ko twumva amabombe ijoro ryose, ko twaraye twumva amabombe. Byagenze ute? Kugeza amagingo aya ngaya mu gitondo nibwo amabombe muri Nord Kivu, yego, nibwo benshi bagiye bamamagara ati turi kumva amabombe ku rubuga rwa Bingwa, turi kumva amabombe. Birangije nshakisha amakuru mu buryo bwose bushoboka. Mu buryo bwose bushoboka amakuru nashakishije naje kuyageraho, menya intandaro y'izo bombe zagiye zituritswa cyangwa se mwagiye mwumva. Izi bombe zahereye mu masaha y'ijoro zari ahantu bita mu Bubambiro. Mu Bubambiro ni hano hirya ya Goma, mu birometero bitagera ku 10. Nuvuga ngo iziriya bombe wenda hari abari buzumbe bakavuga ngo barwanye, ngo bagize gute. Ndabizi neza yuko hari abari buze kuza kubikuririza, ariko ni babacancuro bigishaga aba FRDC uburyo bwo kurasa imbunda cyashya. Ni imyitozo ya gisirikare. Nuvuga ngo imbunda iyo ariyo yose nshyashya bafite bakuye mu bihugu bitandukanye, baraye bayirasa, biriwe bayirasa. Ko nanjye byageze aho ndayumva mu masaa 5 z'amanywa, nanjye nabyumvise. Yego, ubwo rero ni icyo ngicyo bari bariho. Ariko nanone tutirengagiza yuko iyo miripuko y'amabombe cyangwa y'amakompora ifite ikihatsi. Ese wagize ngo bari kwitegura Noheli? Ko Noheli iracyafite igihe kinini da. Bafite icyo bari kwitegura. Urumva iyo bari mu myitozo, umusirikare iteka ari mu myitozo aba yitegura intambara. So nuvuga ngo muri ayo manywa yose nijoro amabombe yose mwagiye mwumva ni imyiteguro bariho bitegura, cyangwa se bariho bitoza uburyo bazarasa. Babitangaje abaturage bagoma koko. Yego Theo, waruvuze ngo mbese hari itangazo bigeze bashyiraho wenda ubuyobozi bwa Kongo ku bijyanye n'ariya masasu cyangwa se n'ariya mabombe yavugaga bari mu myitozo. Hari yashizweho ntaryo. Gusa umujyi nkuriya urimo ikintu cy'ubwoba, ikintu cyo gutinya, ikintu cyo kwiheba, ugatangira ukajya hirya ukarasa amasasu muri mu myitozo.
babuze iyo bajya kwikorera nyine ariko wa mugani bahabuze buriya bahabuze aho boherezaga buriya abaturage nyine bumiwe kuko hari abaturage benshi bagiye bamamagara bambaza bati ese aya mabombe turi kumva harimo nabo muri Kongo urumva harimo nabo muri Kongo rwose urumva bagiye bamamagara bambaza bati ese ibyo ni ibiki turimo kumva kuko aho twari turi natwe twabyumvaga ariko byarangiye nshakishije amakuru kuko benshi bagiye banandika ku rubuga bavuga bati buriya Maisha araza kubitubwira urumva byarangiye nshakishije amakuru nza kumenya yuko ari imyitozo barimo hariya mu bubambiro nta kundi kuntu byari kugenda nyine nuko nguko hari uwanyandikiye muri Amerika anyumvisha n'amasasu bati byumve neza hari ibintu byateye gomigiye gufatwa wowe nta makuru se sinzi impamvu utajya ukurikirana benshi bo muri Kongo nanjye bagiye bamamagara se watubabari ukatubwira ibiri kubera aho ngaho muri Amerika ndamubwira ndi rwose nta birimo ariko nyine byarangiye yansuzuguye cyane ko ntakurikiranye mbese ubwo ntabwo wigeze ukurikirana ntabwo nakurikiranye niko yambwiye gukurikirana neza n'ubu warayazi ko ibintu bikomeye arayazi ko ibintu bikaze byambaye isomo ryo gutekereza igihe kimwe urabona mu kwezi kwa sinzi igihe nimba ari mu kwa 12 hari hatangiye ibintu by'indege za Skoy bya Skoy ipine riza guturika pu ati kurikirana Skoy irarashe kandi ari ipine ngo kandi birakomeye Skoy aho uri kuvuga irasiye ko mbari nuko turakurikirana ati wowe nta makuru uri mu kumenya urayakurusha abaturage tuza gukurikira tuza gusanga nta mapine yaturikiye hafi ye arikanga gusa ariko abaturage bo muri utu duce tw'uburasirazuba bwa Kongo hari ibibazo bya psychose kwikanga rwikekwe ibihuha ariko nta nubwo ari nabo gusa kuko n'ahakikije bari mu Rwanda aho hafi nyine uwumvise wese ahita yumva ko hari ikindi kintu yumva ko hari ibindi bintu bikomeye byabaye ariko nicyo Bingwa News ibereyeho no kubagezaho ibyo byose kandi dufitiye gihamya dufite amakuru nyayo mu gihe tudafite amakuru y'ukuri nta mpamvu yo kubesha bazajya batwihanganira merci bazajya batwihanganira reka gusa dushimiye n'abashima ko tubaha amakuru y'ukuri yego turacyari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ubushize nyuma y'ejo bundi twababwiye yuko abarwanyi ntago ari abarwanyi ingabo za Afurika y'Iburasirazuba EAC zerekeje mu gace ka Rumangabo mu kigo gikomeye cya gisirikari kuva kera cya Rumangabo bageze Kibumba abaturage batera amabuye basubira inyuma abantu bati ni yandi yacu hari abatatwemera ariko hari n'abatwemera abatwemera nibo benshi ntabwo dushaka batwemera turashaka ukuri gusa noneho turabwira ati nyamara byabaye abamwataka amakuru mwayakuye ko abatatangajwe n'ibitangazamakuru bya Kongo ni gutyo bambwiraga turabwira ati ntacyo umunsi ukurikiyeho tubabwira yuko berekeje hehe i Rumangabo kubera ko inzego z'ibanze zari zabwiye abaturage zirababwira ziti mwikongera kubatera amabuye kuko icyo gihe bari babonyemo abasirikare ba FARDC bagarutse kudutesha umutekano kutubuza umutekano barabareka baragenda turabwira tuti bageze Rumangabo bageze Rumangabo gusa amakuru kadufite bari batubwiye ko ngo M23 nayo iri bugeyo ariko amakuru twamenye nuko utigeze ijyayo ntabwo bayihamagaye nuvuga ngo bagiye i Rumangabo urumva bagera mu kigo cya Rumangabo abageze i Rumangabo tariki 22 na tariki 23 harimo ukuriye
ingabo za EAC gihugu ni general majoro urumva hagiyeyo nanone ukuriye MONUSCO nawe ni general majoro hajyayo uwo bita hajyayo ADOC cyangwa se verification mechanism EGVM ziriya ngabo zashinzwe kugenzura imipaka z'ubumwe za Afurika zishinzwe kugenzura imipaka urumva yes bakora ubugenzuzi bwose barabukora bazengura iki kigo cya Rumangabo amafoto turimo turayabona basangayo bita Daniel Colonel uhayoboye kiriya kigo cya Rumangabo harimo EAC ni umukongomani oya ni umunyakenya ahubwo uwungirije urumva hagiyeyo umuyobozi uwungirije wa MONUSCO ni Major General Benoit Chavana hajyayo abagaba bungirije ba EAC b'ingabo za EAC Brigadier General Emmanuel Kaputa yes na Brigadier General Michael Kibuye n'abandi ni inama yari yanatumiwemo umuyobozi w'itsinda ry'ubugenzuzi Lieutenant General Nasome Jao urumva ni umunyangola none aba bose berekeje muri kariya gace yes bagerayo bamaze kugerayo barabazengurutsa baragenda barareba hose maze kuhareba njye nyimara kumenya iyi nkuru nashishikajwe no kwishakira amakuru muri M23 mbazamo nka batatu beza ese muzagera Rumangabo bavandi bafande muzagera Rumangabo reka iyo ni gahunda yabo ngabo muri kuvuga iyo gahunda ntabwo tureba babaranshwishurije ati kibyimbye kimeneke ntaho tuzajya wowe bagira inama yo kujyayo mu yandi magambo turi iwacu bari iwabo uravana umuntu iwabo ngo agiye tubivuga bakaduhindura abasazi tugira ngo aho tubogamira singaba se bagaragaye ko bagiyeyo ariko amakuru twakuye muri M23 badutsembeye none bongeraho baravuga bati niyo yaba isi yose ikatumanukiraho aho tuzajya wenda hari igihe politiki yenda ukabona bazajyayo cyane dukunda kubivuga ariko se bazajyayo ababyeyi babo bari hehe ese bazajyayo ikibazo barwanira cyakemutse dukunda kubivuga mujye mutwihanganira ko tugenda tubisubiramo ariko se ibibazo barwanira byarakemutse FDR se batesha umutwe bagahunga yavuye muri Kongo se ko bashaka guhunga ikibazo cya FDR bakirukanyira ku kibazo cya M23 ni ikiganiro turi bugarukeho mu kanya kuri raporo ya ONU reka ngo urugero rusa n'urwo umugore yarasengaga agahora ari umugabo ku bapasiteri bati rerere umugabo aranyisha arankubita bakagira ngo ni ukuri nuko baramushoreye bati tugende cyo kubahuza tugende aragiye umugore arareze kumva umugabo we ntakunda kuvuga yikundira gukora ntakunda ibigambo byinshi yikundira gukora ahageze baravuze bazanye za teologiya bazanye za filozofi umugore yaburanye nk'isaha umugabo ati nyamara ni njyewe ubangamiwe aringirangiye kuko niyavugaga menshi aricecekeye nyuma y'amasaha ane bafashe umwanzuro bati iki kibazo wa mugabo we niwitera umugabo ati ibyemezo byose mufashe simbishaka nta gaciro bifite
nyuma yaho ati urabiterwa n'iki, akuyemo ishati n'ikoti, nimurebe umugongo wanjye, yawuriye amenyo, yawuriye inzara ziruzuye, none murumva ari ngewe ikibazo. we niyerekana inzara namuriye, niyerekana amenyo yamuriye, ariko we yerekanye fact. Ni nka biriya turi kubona muri Kongo bya yase ibiki na biki, abandi bafite igikomere cy'amateka, bafite igikomere isi yarabatereranye, ariko ni nyamara ni murebe umugongo wanjye ufite amenyo meza, ariko yaranyishe, yarandiye, yaramaze. Et c'est ça l'exemple que je voudrais gutanga mu kibazo tugenda tubona cya burasirazuba bwa Kongo. Abantu bavuze induru ari bo leta, kandi ari bo bafite ikibazo. Normalement burya M23 niyo kagombye gutaka cyane, ariko hari gutaka leta, hari gutaka leta. Reka tunyarukire mu bindi bice. Amakuru ahari, inka za former president cyangwa se ex president Kabila ejo zaranyazwe. Reka tumuhe pole. Agatama k'umukene karanyagwa n'intama y'umukire ikanyagwa. Ariko njye mbabazwa cyane n'ak'umukene twara inka za Kabila, se ubwo umutwaye iki? Ikintu woremaye nta mpamvu yo gutwara umuntu nawe ubwe ntazi uko zingana, uko zangana kose. Mbabarire mbivuge, njye mbabazwa uko zangana kose. Ntabwo Kongo ifite uburenganzira bwo kwambura umuntu. Nese wamugereranya n'uriya mukene ufite dutatu. None se ntabwo wa pouvoir wowe ukanyaka inka? Oya, none uretse n'inka nawe uravuga ko azamufunga. Yes, ni umukene, sibyo? Ariko mu burenganzira, niba ari umukene yarabaye Kongo, ari umukire, uyu munsi akaba atangiye kwamburwa utwe, sibyo? No gusakwa mu mazu ya n'iki byose. Ubukene bwa mbere ni ubwenge buke bw'ubusambo. Hari ababufite rero. Komeza. Mu bindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru, Theo, uyu munsi yire wa Gahenge, n'ejo hire wa Gahenge. Abe n'isasu uretse kuriya kwitoza. Ntabe n'isasu. Nta sasu. Ntaryo. Okay. Imushaki, naganiriye n'imushaki n'abari imushaki. Nyatura zari zimaze iminsi n'abazalendo barasa bashaka kwinjira muri mushaki, bakagira ubwoba. Abo twaganiriye bambwiye yuko iri joro baraye amahoro, mu gihe ijoro ry'ejo bundi bwari bwatinze gucya kubera amasasu. Ntabwo byari byoroshye. Ubwo iri joro baraye amahoro ku mushaki, nuko baraye. Ingungu ni bazima, Rubaya ni bazima, uretse indi mpanuka yabereye hejuru y'isake aho bita kuri Dawuri mu ijuru, no mu mujyi wa Goma habereye impanuka ejo yahitanye bangahe. Ariko ubundi mu bice byose umutekano umeze neza. Uretse nanone ejo bundi Nyatura zarasanye bakicana, ariko ahandi kugeza amagingo yangaya umutekano umeze neza. Ndumva bamanuka epfo muri Sud Kivu. Mbere yo kumanuka muri Sud Kivu, reka mpere kuri inkuru ya Kabila. Ubwo na nyarukiye Kinshasa, ndaza kugaruka nsoza. Hanyuma tuje mu nkuru nyamukuru, nuko amakuru akomeje gucicibikana yemeza ko Kabila ashobora guterwa bagamije kumufata ngo bamufunge. Kingakati n'inka ze bari kuziriya, bazimaze. Agiye gukurikiraho we ku giti cye, ariko ashobora kuba ngo yifitiye indege y'amajeti, ashobora kuzaguruka. Andi makuru yemeza ko ingabo afite zishobora kuba zifite imbaraga kurusha n'iza Tshisekedi uvanyemo abacancuro. Yes. Dukomeje rero no muri Sud Kivu, hari amakuru atangazwa ko hari imyigaragambyo ikomeye iri gutegurwa ngo yo kwamagana EAC. Muri Sud Kivu gusa uwayateguye ntaramenyekanya, aracihishe. Hari indi myigaragambyo nanone iri gutegurwa ngo yo kwamagana Tshisekedi kwaba perezida.
umva ibya Kongo. Ayo yo bivugwa ko yateguwe na Matata Ponyo. Abambari be abamushigikiye bavuga ko badashaka kongera kubona Perezida Tshisekedi ku rutonde rw'abaziyamamariza Kongo kuyobora Kongo. Inama y'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika muri Kongo yatangaje ko imyiteguro y'amatora ari mibi kurusha n'imyiteguro yose yabayeho muri Kongo. Kandi harimo n'isenko muri iyi minsi harimo nuko ngo itegeko nshinga rigiye guhindurwa nabyo ze bari kubipinga byose. Kabila yavuze yuko azatangaza kwa mbere ijambo rye ku bayoboke be ba FCC, avuga yuko avuga ikimuri ku mutima gushaka guhindura itegeko nshinga. Yes, ni ukuvuga ngo itegeko nshinga bashaka kurishyira ku myaka 7 ikava kuri 5. Ariko nanone harimo amayeri yuko ngo no kuri iyo 7 Monsieur Tshisekedi ntashaka kurekura ubutegetsi. Yes. Reka rero tugaruke muri Sud Kivu. Nigeze kukubwira ko mu mujyi wa Bukavu ari kwitegurwa imyigaragambyo y'abashigikiye Matata Ponyo ko badashaka Tshisekedi. N'ibimenyetso bikomeye. Ikindi gihari kivugwa cyane ni amadisikuru y'abamwe mu bayobozi bagenda bibamwe abaturage, yani disikuru de hene bavuga ko ngo makanika ngo afatanije n'ingabo zivuye ngo mu Rwanda ngo M23 yamaze kwiyentegera ngo ibihumbi n'ibihumbi ngo byaringi. Ibyo rero byatumye bamwe mu baturage b'abanyamurenge batangira gutotezwa cyane. Ubushize Mayi nababwiye ko inka zanyazwe ahitwa kuri Escarpement 0. Ahitwa 0 ni ku birometero hafi 90 uje mu mujyi wa Fizi, birometero 12-25 ujya ahitwa Mikenke, ni ku birometero 19 ugana mu mujyi wa Minembwe, ni ku birometero 10 ugana ahitwa mu Rusuku, naho imihanda ihurira. Izi nka rero buriya kunyagwa harimo politiki, harimo ngo ibintu cyitswe cy'imishikirano cyateguwe n'abaturage. Noneho hakazamo iyo mishikirano ibaye, hari abamayimayi benshi cyane cyane begamiye kuri babitakwira badashaka ko ababembe abapfurera banyindo bashobora kuganira n'abanyamurenge. Nibo rero bagaba ibyo bitero kugira ngo babiburizemo. Iyo abanyamurenge rero batanze kondisiyo ngo izo nka zabo zibanze zigaruke vuba na bwangu. Uyu munsi rero kuri iyi tariki habyutse hagaruka inka 29 muri zimwe bari banyaze 21 zavuye mu gace ka Cape iyo ngiyo, nibagiwe izina ryaho hato ndaza kuryibuka. Izindi zavuye Rurenge bazigaruye uyu munsi, ariko ni mu magana n'amagana y'inka bamaze gutwara. Muri make rero ayo nabasha gukusanya muri Sud Kivu, kubera ko dufite commentaire kuri ya nkuru ikomeye, tuzakomeza tuyagaruka hejo. Dufite commentaire kuri ya nkuru ikomeye, Theo abikomojeho. Tugiye kureba raporo ya ONU. Ese raporo ya ONU iri clear? Raporo ya ONU ireba ku mpande zose? Ese raporo ya ONU ntibogama? Idukeneye kureba ku bindi byo ku ruhande. Reka twinjire muri Kongo. Theo, abanyamurenge baricwa, abahima baricwa, abanyamasisi baricwa, abanyarucuro baricwa. Ariko raporo ya ONU y'impuguke za ONU 6 zoherejwe muri Kongo uyu munsi zagaragaje ko abishwe ari abakishishe gusa. Ngaho nawe komeza umbwire. Iteka twagiye tubivuga Mayi, nta biganiro nshaka kugehera hagati, ariko no kugira ngo tubanze turebe. Hari umuyobozi ukomeye wigeze avuga ngo iyo umuntu akwanga ariko agutinya
ngo ntacyo agutwara sibyo iyo umuntu akwanga ariko agutinya ntukagire ubwoba ntacyo yagutwara Human Rights Watch icyo agutinyira uzagikomereho sibyo habanje raporo ya Human Rights Watch habanje Human Rights Watch irabeshya izana ibingibi isohora cyane cyane ivuga M23 ko ifata abagore ku ngufu ngo yiba ngo tume impunzi ziba ituma bigira gute iyo ni Human Rights Watch iyindi ya yurimo aba expert batandatu ariko mayi babogamye wibuke ku rubuga duhurira rw'abanyamakuru ndashaka kuvuga rwo bigeze kuzana umuntu mu expert twe dufata ko ari umuntu w'umuhanga waraminuje umetiriza ibyo avuga yareka duhere ariko noneho aza kuvuga ibintu nanjye ubwanjye ntemera reka duhere kuri raporo ya Kishishe ya mbere noneho reka tuintroduce muri ubwo buryo tubone kujya Kishishe ukibaza aba ba expert ni aba expert mu kurya ruswa ni aba expert mu by'ukuri mu bushakashatsi bwimbitse bushobora gukonvenga umuturage akabyumva akagira ate reka tujye Kishishe ya mbere bano mwumva ikinyarwanda mutagira wenda ngo hari uruhande umfashe tujye Kishishe tujye reka twinjire Kishishe yes Kishishe biragoye kujya gusohora ntituri abanyamakuru uzona ajya gusohora inkuru ya televiziyo ntageze ahantu amashusho ngomba kuyakura ntabwo se tujya dutinye kubibereka hano tubifite tukavuga tuti ibi bintu nta fact tubifite reka nze duhere Kishishe yes ya mbere umuntu agahangara akavuga ngo bishe abantu 300 uwundi 200 leta ya Kongo 150 abandi ngo 100 sibyo yarangiza ngo nahamagaye runaka uri hehe kandi burya iyo ushaka gukora ikintu kiri professionnel ugera ahantu ikintu cyabereye cyane iyo biri mu nyandiko yes urumva iyo biri mu nyandiko wamara kugera ahantu ikintu cyabereye byaba na ngombwa kuko ubwo bushobozi barabufite niba ari niyo mibiri basanze bakayipima bakamenya ngo uyu nguyu afitanye isano na runaka na runaka na runaka ariko ugahangara nk'umuntu w'umunyaburayi babandi birirwa badukoroniza batubeshya ngo navuganye n'umuntu uri hehe uri Kishishe ngo arangije ngo ambwira ibi urumva harya uwo muntu wavuganye nawe uri Kishishe wamubaranshije n'uwuhe nande kuko twebwe turavuga dufite imboni ariko imboni dufata byibura nk'eshanu UN tukavuga uyu yavuze atya iyo nkuru byibura tukafatamo UN yes ubwayo ifite ubushobozi mu nyeshyamba bwo kuhanyura ikajya Kishishe nta muntu wayitangira sibyo iravuze ngo nge navuganye na ntiyagezeyo Human Rights Watch iravuze ngo navuganye na ngo bafashe ku ngufu erego uyu munsi ushobora kuba mfite umujinya wa M23 kubera ko ntayishaka kubera ubu extremiste bwanjye urumva manipulation irahari narangiza nkavuga ibyo nshaka nkabibwira wa mu expert akanaho akajya gutangariza isi yose nzima ngo habaye ibi Amerika ikakira ngo habaye ibi Ubwongereza bukakira ngo habaye ibi Canada ikakira ngo habaye ibi Ubufaransa bukakira ngo habaye ibi hari icyo kintu babagitekerejeho cyangwa baba bafite byinshi bibari mu mitwe baba bafite ibindi bashaka byo tuvugisha none UN nayo irahangaye nabyita ko ari poor report isohoye raporo poor report itari rishe arangije ngo c'est rapport pauvre kabisa c'est rapport le plus pauvre mu maraporo yandi yose Loni yakoze ikintu cyanyumije nukubona ngo twabonye umwenda ngo dukeka ko ari uwa RDF
ngo twabonye element dukeka ngo twabonye imbunda nta kimenyetso bagaragaza urumva ngo twumvise ko ngo umugabo wari uyoboye ingabo hariya ngo yitwaga runaka ni bya bindi ya ndwara y'abakongomani b'aba extremist imaze kubinjiramo yo kuvuga ngo twabonye ngo runaka ngo hari umujene y'amajoro amaze iminsi bavuga ngo bafatiye muri Kongo batagaragaza urumva ngo twafashe amafoto ya satellite cyangwa ya drone twafashe ayo mafoto tugaragaza ngo abasirikare kandi mu gihe muri ayo mafoto nabonye harimo imyenda ya FARDC baba ya RDF gute mu mafoto nge nabonye nge niboneye bapublishinze nabonye bambaye imyenda ya FARDC none baba ya teni ya FARDC ihindutse ya RDF gute yes noneho ngo bahamagaye en fait ba director ba bisi twayigeranya nk'iriya mapping report ba director ni ba Mukwege baragenda bagaterura bya bintu bya ba Mukwege byayirirwa besha ngo abadamu ngo bagiye bafatwa ngo gufungo yashinze ibitaro bakamuha prix Nobel yarangiza akavuga ngo nahamagaye kuki bibanda ku ruhande rumwe ubwicanye bwabaye kishishe nyamara muri raporo yabi ya Human Rights Watch yabi yabande nta hantu nabonye abantu bamaze iminsi bagwa muri Masisi bo mu Kongo batutsi n'abahutu badashyigikiye iki ubuheza donc abarwandofone ahubwo barimo barerekeza ahantu reka tugaruke impamvu turi kubivuga gutya nuko twabonye raporo ibogamye iyo baza kuza gushyiramo aba baguye za Masisi na za Minembwe na za no mu murenge nta kintu tuba turi kuvuga ahangaha byiki ariko noneho kishishe toujours reka tujye kuri M23 M23 yavuze yuko itigeze yica abantu kishishe ahubwo ari abantu bari bahanganye nayo bafite imbunda n'intwaro gakondo yes urumva ariko kubera iki oni iri gukomeza gusunika isunika ijya kishishe ikirengagiza abanyamurenge biciwe hehe muri Sud Kivu noneho igasunika ijya kishishe ikirengagiza abahutu n'abatutsi bamaze iminsi bagwa hehe muri Masisi na Rucuru yes ikasunika ijya kishishe ikibagirwa abantu bamaze iminsi bagwa muri Goma ikamanuka ijya kishishe ikibagirwa abafungiye muri za gereza za Kinshasa bari umva abo basohoye ikibagirwa abatwikwa bakabarya ikamanuka ikibagirwa abatwikwa bakakaribwa ikamanuka ikibagirwa abahima bari kugwa hehe Beni noneho ikibagirwa n'abandandi uyu munsi amazu 29 yatwitswe agomwe abana b'impinja muri Beni ko ntabyo ko nta raporo turabona ikorwa muri izo raporo ikishi nyuma y'ibi bintu ni igiki ni ruswa impuguke za ONU na ONU y'ubwayo ari kintu abantu benshi bamaze iminsi bavuga ngo ONU iri kwikura mu isoni z'imyaka imaze hariya ntacyo yamaze na Rumangabo kugiye ejo bindira simpuwe kugira ngo itange raporo ko ari ibyo kugira ngo itazaseba yego none ni ukuvuga ngo birababaje kubona icyo bita les kwitwa expert aba expert reka tubashyire ku ruhande ahubwo nanone abo ngabo bajya gutanga raporo z'ibihuha tubaveho turebe impamvu MONUSCO iri kwivanga muri ibi bintu ikajya kubeshya bari aba expert igendeye kuki ku binyoma urumva icyo bita meka bana ba EGVM ntiyaje sanga MONUSCO hariya muri Kongo ntimaze imyaka 10 sibyo kuva igihe cya M23 2022 manzari bwo baje na 2021 yes abo baje ni ikigaragaza ko hari intege nke z'ikiza MONUSCO none
iyo EGVM nayo irahagumye zibabaye forces ebyiri hiyongeyeho na EAC na Sadek irashaka gusimbuka irashaka gusimbuka imigozi ngo nayo yiture imitwe itatu igiye kongera kugaruka isanga MONUSCO yari kubera iza mu nshingano za MONUSCO yananiwe kubera ko yananiwe inshingano zayo no birongera bije ikuzimu nshaka kuvuga n'iriya mitwe yindi yitwaje intwaro itagivugwa imitwe isaga 200 none uyu munsi nabonye bavuga ni 400 amaze kwiyongera 140 none se iyo twagiye tuvuga imaze kurenga amaze kwiyongera indi urumva none kugeza uyu munsi hamaze kuza indi mitwe nayo ifite inshingano ni haje no na brigade d'intervention ya Sadek urumva imaze kubindi yongera kuri MONUSCO hari iyo mitwe irimo irakora iki MONUSCO niba mushoboye iyo mitwe yaje gukora iki ahubwo muri go mutangaza raporo z'ibinyoma n'isanda cyagendera kuri iki kintu urazana ifoto imyenda ya FARDC ngo ahubwo bakongeraho ngo isimbo nango ntago zari zarigeze zikandagira hehe muri Kongo reka nkubaze maye sibyo iyo abantu barangiza kaminuza hari igitabo twandikaga banza no bakibyandika memoire ari kibanzo banza gusiza cyo ugiye gukora sibyo iyo uje kwandika igitabo haba hari ikibazo kibazwa kandi utibaza wowe kibazwa n'abantu benshi ubanza ibyo bita niba ari problematique ni problematique sibyo hakazamo ibisubizo by'agateganyo les hypothèses none muri ibyo byose ukagenda none winjira mu nguni ya buri gisubizo ukubaka amashapitire y'igitabo cyawe aba bantu rero ni raporo yanditse ese ikintu basije barimo bibaza ni ikihe sibyo kuko ibyo byose iyo bicuritse byanze bikunze utanga igisubizo cy'amafuti iyo utabikoze neza utanga umwanzuro mubi abantu bagasoma igitabo kibi niyo mpamvu zona barimo bakaminuza bavuga ko igitabo ndikwiriye kuja no muri bibliothèque iyi raporo yabo ntabwo igomba kuja muri bibliothèque yize urumva raporo yabo ifite ibimenyetso bidafatika ntabwo bifatika bimeze nka wa munyeshuri sibyo wirirwaga mu masengesho abandi bakirirwa mu ishuri urabyumva barangije barabaza batariko mutubwire kapitale ya Egypte sikera hari we aragiye yanditse ngo ni Kigali urabyumva arangije mwarimu arakosora hari arangije aje gupfukama ngo Nyagasani umfashe nsange kapitale ya Egypte yaba ubu rero raporo yasohotse kandi abantu bose babizi barabona ko ari kinyuma ese Roni iri gupfuka mitse Nyagasani dufashe iyi raporo ibukure nk'umunyeshuri w'umuswa utarageraga kuri utagira gute donc maisha nagira ngo twinjire mu nguni turebe izi raporo zisohoka tizishaka gutera umurindi wa muriro tuguhora tuvuga ushobora kwaka muri Kongo ikintu kuri cyo ngicyo rekanye tunagihuze niki kintu cyo kwirukira rumangabo UN ngo bagiye gushaka ngo ntuze ngo izajya ngo M23 ni kibazo ikindi cyongeyeho wakomojeho kidahuye n'ibintu avugaga mayi narabivuze ubu n'ubwa gatatu nongeye kubivuga hari ikintu cyatangaje abantu bavuga uri muri Kinyarwanda muri Sud Kivu abanyamurenge mu by'ukuri kw'Imana higeze kuza ubwicanyi kuva 2017 kugeza ubu ngubu habaye gahenge gakeya baricwa barameneshwa baratwikwa barahunga ibintu biracika bari mu nkambi hirya no hino ku isi ibyo tujye tubivuga uko bimeze hanyuma umunsi umwe baza kunyaga inka zivuye mu nkambi
zakamirwaga abana bari kwicwa n'inzara, bari kwicwa n'ubwake. Abasore batwirwanaho barazikurikira, bagira amahirwe bagaruramo zimwe. Urumva, indege yaraje ya MONUSCO, indege 3 ahitwa Gipupu, baritura bakora raporo babyita masakre. Urumva, ngo makanika yakoze masakre. Ibyo byarabaye mu Gipupu. Twese twarapfukamye turarira, turavuga ngo isi nuko iteye, naka karengane kari kuri isi rurema, sibyo? Je vis moi-même ahitwa Rurambo hasenyuka. Abamayimayi n'aba FDL n'abaki bose bari buzuye mu Rurambo bajya gusenya Rurambo. Hari indege yaje iritura, abamayimayi baragenda n'abaki bose, indege ikazisohora ibintu by'imifuka yitura inshuro 3. Ntibazi ibyo babahaga. Barangije mu kanya gato baraza basenye Abanyamurenge, babambura ingaba, barabamenesha. Nibo babandi babonaga umugabo Uvira ari guterwa amabuye. Nimo mwaragiye mubibona baterwa amabuye, abandi bahungira zahe na zahe. Ibubembe ahitwa Bibogobogo hasenyu, Abanyamurenge bamenejwe. Bagera Baraka, umujyi wose urakusanya, bari babaye nka bimwe bakiriye Yezu. Izo zose nta raporo zigeze zisohoka. Mais aujourd'hui Roni yihaye uburenganzira bwo kugira gutya. Ariko burya ukuri ngewe ikintu nemera amayi, isi yose nkunze kubivuga ishobora kuba iri mu kinyoma, umuntu umwe akaba mukuri kandi kwa kuri kugatsinda. Icyonzi cyo kuzatsinda. Oya reka ze nkubwire Theo. Buriya la vérité reste la vérité. Arabantu bari kubyina ngo hehe. Ariko uyu munsi nabonye hano ku mavideo yiri wacicikana ku mbuga nkoranyambaga. Buriya Umutembo, Munande n'abandi ntago bakunze abavuga Ikinyarwanda. Nabonye video ahangaha bamwe mu batembo n'abanda. Yego, nabonye video ahangaha yabo bashoreye, bavuga ngo wawe ucitse ugutwari he, ngo bagende n'igitutsi kibi cyane kuri ba nyina. Ariko se nitegereje neza, abo nabonye ni bande? Sabavuga Ikinyarwanda muri rusange. Harimo Abahutu, harimo n'Abatutsi. Urumva, bose bashoreye ngo tugiye kubica, n'umupanga yarafite umupanga. Ariko kugeza none ahangaha sicyo ngenderaho, se nicyo ndeba. Ahubwo ikintu ndimo kureba ni iki. Mu by'ukuri ari ukuri kuzaganza bitinde bitebuke. Ariko ubu butaka ntabwo ari ubw'abantu bo muri Matadi. Ubutaka ntabwo ari ubw'abantu b'igisangani. Ubutaka ntabwo ari ubw'abantu birubumbaje. Ubutaka ni ubw'abantu bavugira ururimi rw'Ikinyarwanda, ni gakondo yabo. Urumva, ni ubw'Abahutu n'Abatutsi n'Abahunde n'abandi, n'Abandande n'Abashi n'Ababembe n'Abapfurero. Mwese ikintu kiriho nimutangira kujya muvuga mutangani iwacu hariya ntabwo ari iwanyu. Izina ry'Imana nta mahoro azigeragera ahangaha. Kuko uyu munsi murapfa, abandi baravuka, ariko baravukira mu bibazo mwebwe mwateje. Urumva, baricara bavuge bati n'ubundi ntaho turi. Ikintu cya mbere kutabaho ni ukuba udafite igihugu, ni ukuba udafite iwanyu, ni ukuba udafite agaciro, ni ukuba udafite agaciro, ni ukuba usa muri zone netre. Ikintu kiriho ni ikire kugeza uyu munsi. Ubwiza ukuri ko ntago bizavamo. Urumva, wakwicara rero ukavuga ngo uri ku ruhande rwa leta, rubeho, ariko leta irikica se, ntabwo iri hano hirya. N'umuntu bazana akaza kubayobora ava Kinshasa, ntabwo ari umuntu wanyu, azaza gukandamize mpaka. Bamwe ntibari kwishimira ko bari kunyura mu Isake no mu Bubambiro na hehe hose, nta kibazo. Ariko ejo bundi baraje bajye bagutangira bavuga ati we toka Munyarwanda toka. Urumva, ariko ikintu babwiye cyo rwose ko mwamera kose, buriya butaka ni ubw'abavuga Ikinyarwanda b'Abanyekongo. Mubusangiye mwese. Ni nayo mahoro. Sibyo? Icyo bivuze ni iki? Ni uvuga ngo icyo mwakora cyose ntabwo buriya butaka buzagenda ngo bujye guturwaho n'abandi baturutse hirya iriya. Nabo muri kwirukankana mwumva yuko muri ba nyir'ubutaka, ntabwo bizashoboka ko mubirukankana. Imyaka ibaye ingahe?
hera 96 94 93 92 nibaye hafi 27 30. None se abo birukankana barahabakuye mu myaka 30 reka tubibare mu myaka 30 aho ni muri Kongo. Noneho hera muri 59 aho ni mu Rwanda. Abo birukankanaga mu myaka 50 hafi 60 muri 60 barahavuye, harimo kwibesha cyane. None si murenge aho birukankije abantu bakabirukansa bigeze baharangiza bose ngo babamare bagende? Ekada ayiwe ntabwo bishoboka, ntabwo byavamo, ntabwo se ko biyongereye, ntabwo byavamo. Ikiriho nuko byanze bikunze bizakunda. Mungu ni Mungu tu, Mungu ni Mungu tu. Kandi kaze nkubwire Theo, buriya igihe abantu bajya bakina bagakira n'ibintu bikomeye, buriya ahantu gakondo yawe iri ntuzahibagirwa. Ahantu wataye umukondo wawe naho iwawe, naho ngaho iwawe. Theo, iyi raporo ya ONU ibererekera, iyi raporo ya ONU ibeshya, gira icyo ivugaho mu minota 5 ni myinshi, sibyo? Iyi raporo irimo kubogama, erega hari n'ibihugu byayishubije, kaduhere no mu Rwanda bayishubije. Rwanda rwasubije ruti ese FDLR kwiri hariye yica, ikanyaga, igasahura, ikamenesha, ikabishaka no gutera u Rwanda, ese FDLR kwiri mu mitwe y'iterabwoba kuki itagivugwa? Sibyo? Iyi raporo muri make u Rwanda rwashatse kugaragaza nk'ibi turi kuvuga ko iyi raporo irimo ubuswa. Oya, n'umwana wo muri primaire rwose ayibonamo ubuswa. N'umwana wo muri primaire ahubwo wo muri gararake njya nibaza, urafata ngo no mu expert ukanamujya gusora ibintu nk'ibi ngi expert ngo no mu expert wize amashuri imyaka n'imyaniko. Mai amafaranga azarikora. Jya bihugu by'Iburayi ngo ntibirya ruswara. Njye mbona hari umunsi umwe bazaterura Maisha na Theodore hano bazanterura nabo bakoremo raporo. Nzaba navugishije ukuri, nzaba navugishije ukuri. Sibyo? Fata imirambi iryamye ku butaka bw'imurenge, ufata imirambi iryamye ahangaha iryanga muri Masisi, bagiye bajugunya. Ufata imirambi iryamye Beni, ufata abaturage bari kwishwa. Ariko muri raporo ngike muri raporo namanutse, ariko inyungu bari bafite kishishe nizihe ziruta izahandi hose. Babagemuriraga urumogi, babagemuriraga urumogi. Nibisi ari ukwiri kuyoborwa, hakeneye impinduka muri Kongo. Ndabasetse, hakenewe impinduka muri Kongo. Kandi ibi binyoma birirwamo, ibi binyoma birirwamo Theo, uzabombarira igihugu bacyoretse. Ubu baricaye n'aba expert, ayiwe bameze nk'abagabo muri Bibiliya. Wari wababona? Nabo expert mbonye abagabo babiri bagiye bajya inama ngo babonye umugore ngo uri gukora amabi bo kumubeshera. Umuhanga bashira ku ruhande batari ko mwabagabo mwe bimeze bite, mwamufatiye he? Umwe bati yari munsi y'igiti cy'induzi, undi avuga munsi, bitandukanye. Aba expert biki gihe, c'est dommage. Buriya rero hari igihe abantu bibwira ko bari mu byiza, ariko nshuti zacu bumva ikinyarwanda kuko aricyo turi kuvuga.
uzi gusoma wese wenda ni raporo iri mu gifaransa no mu cyongereza ariko uzi gusoma wese uzi ikinyarwanda uzi iki byose ajya agasoma iriya raporo rwose irababaje agenda atereye ijisho hari uri kwishima kubera ko wenda kubera inyungu ze ariko ni raporo iri weak very weak. ariko se ntiwasanga wenda aba bakoze iyi raporo ari ukugira ngo bongerwe ka manda umuyobozi wawe niwungirije ko biganiro umuyobozi wawe niwungirije ko yavuze ngo agiye kubakura hari ariko ndimo ndabonamo nanjye indi manda urekura bireba ejo Kisekedi aratangaza ati kubera ako kantu mukoze k'agatendo turabongera indi manda bakubise imyaka indi nk'ibiri cyangwa 5 sibyo cyane pe iriya ni politiki mpuzamahanga iri ku rundi rwego ni ukugira ngo baze kubongeza bavuga bati muri abantu b'abagabo urumva nirinze gutukana ariko konterere y'umugabo namwe murabyumva ibyo ari byo iyo utabaye umugabo rwose nawe ubuze icyo uri cyo ukita expert ni nko kugushyira hariya ngo uri umusifuzi urumva ugasifura penaliti itabaye abasipekitateri bose bakureba abafana ikibuga cyuzuye abantu uwo musifuzi urumva azongera gukandagira muri icyo kibuga niyo yakandagiramo yaza kubera puresha akazakora bya bindi ariko niko karengane gatangiye kubonwa isi yose afite ngewe nafataga rundi buryo kintu gikomeye ifata umwanzuro wa nyuma ariko narebye uburyo Minembwe imurenge hasenyutse Loni itera inkunga leta itera inkunga bakabyita ko ngo ari abaturage ariko nta n'igitangaza kirimo ibyo nabonye none si Monesco abantu bazajya babesha navuga ngo 2017 2019 20 21 sinzi uko nabirangije hari n'abantu bandebaga bakavuga amagarambe wabaye ufite ikihe kibazo sinzi abantu tubana mu bintu by'imyemerere yanjye sibyo bandahuye ikibazo ati non moi je ne suis pas disponible mais un rapport pareil Monesco nta kindi yakora kuko niyo yarinze ziriya bari aba expert n'abawoni nabo ni kandi ibi bizwi ko bakorana ubucuruzi na FDLR bw'amabuye y'agaciro nta gitangaza kirimo rero gusohora raporo nk'iriya nta gitangaza kirimo Theo gusa ibihugu Ubwongereza Ubufaransa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ONU Kongo mwarayirangije kandi hari wese umwana ngo Sibomana ariko Kongo mwarayizambije ni mwebwe mutesha ibibazo byose mwihangane kandi bakongomani twihangane ubuze uko agerane agwa neza uburiye umubyizi mukwe uburiye umubyizi mukwe nyamara raporo ntabwo ari ifite ijambo rya nyuma we kwiheba Imana irahari ntabwo raporo ari ifite ijambo rya nyuma muri Kongo sibyo urumva ntabwo raporo ya UN ari ifite ijambo rya nyuma muri Kongo ikintu gifite ijambo rya nyuma ni ibiganiro biri mu rukundo n'ubwumvikane haba niyo basohora raporo bagaca ibitabo byose biriho impapuro bagakoramo ibirimo bakabikoramo raporo ngaziriye me realite izakomeza ukuri kuzakomeza ukuri kuzakomeza kuganze icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi Theo twasoza ikiganiro ngahora muke ijoro ry'isi kandi mwakoze